Muraho, mbese uribuka twabonye ko kugira ngo ukore website ujya kuri application ya Google, warangiza ukajya guhitamo muri application za Google ugahitamo iyitwa blogger. Nyuma yo guhitamo iyitwa blogger ukanyura mu nzira nagiye nkwereka zo gushyiramo izina rya website yawe no gushyiraho description y'iyo website yawe, warangiza ugahita wemeza. Website twese tubona ko ihita ifunguka mu buryo bworoshye, ariko twasigaranye gahunda y'uko muri video ikurikira nzakwereka uburyo wubaka iyo website yawe ikamera neza cyane. Ibyo nibyo ngiye kubereka. Nk'ibisanzwe rero urafungura application ya Google Chrome, nurangiza ujye ku ishakiro rya Google. Numara kugera kuri Google urajya muri application za Google nk'ibisanzwe, nurangiza uze uhitemo blogger. Nyuma yo guhitamo blogger urinjira ukoresheje ya email wakoresheje ufungura iyo website. Twamaze kugera kuri ya website nari nakoresheje ndi kukwigisha, turi gutestingiraho ubwo buryo bwo gukora website. Uribuka ko website yacu twari twayise XY-MENYA test, ariyo turi gutestingiraho. Uribuka ko kugira ngo urebe iyo website yawe nakweretse ko uza hano handitse ngo view blog. Iyi ni ya website twari twakoze, urabona ko nta kintu kiriho. Kugira ngo ubone uburyo nshaka kukwereka igomba kuba iri professional, reka nkwereke indi website ifite iri difference niyi, kugira ngo ubone uko website turi bukore nayo iri buze imeze. Website nakoze yitwa XY-MENYA, niyo yiyi ije ari iya mbere. Wanditse kuri Google XY-MENYA urahita uyigiraho iyo website twakoze. Reka tuyikandeho, kadukore muri desktop site. Uri kubona uko website yacu imeze? Urabona ko ari website nziza rwose. Yego, hano hari akantu kanditseho ngo tangira. Kuri home page hariho ibintu bitandukanye ngo amasomo, ibikoresho. Izi ni buto zose ukandaho hakaza ibindi bintu bitandukanye. Ikindi urabona ko iyi website yacu ushobora kuza hano hejuru kuri kano kamenyetso kagaragaza menu, hagahita haza ibintu bitandukanye. Ukaba wajya kuhabanza ukajya mu masomo, yego, ukajya mu bintu muri make bitandukanye. Yego, iyi website yacu turacyari kuyubaka, nta bintu byinshi birageraho. Gusa icyo nakwizeza cyo ni uko kugira ngo ukore website iri professional nk'iyi ni ibintu bishoboka cyane kandi byoroshye. Noneho reka dutangire amasomo yacu. Ikintu ngiye kukwereka muri ino video ni ukwereka setting z'ingenzi blogger ifite, arizo zigufasha kubaka iyo website yawe. Uri ahangaha, mbere yuko nkomeza ndagira ngo nkubwire ko kuri blogger uba ufite ibice bibiri. Hari kino gice wandikiramo ibyawe, twacyita nka control panel. Abazi ibintu bya web development bahita bumva icyitwa frontend go cyangwa se impande zombi za website. Reka nkoresha amagambo yoroshye. Uruhande abasura website babona n'uruhande wowe waremye iyo website ubasha gukontrollingiramo ibibera muri website, icyo twakwita control panel. Aha rero twe turi niho muri control panel. Kugira ngo dushyireho post nshyashya uza hano ku kamenyetso ko guteranya hano hasi, warangiza ukahakanda.
Iyo wakanze bakwereka ahantu ushobora kwandika, ukandika amagambo atandukanye. Yego, aha rero nk'ibisanzwe uba ushobora kweditinga ibi wanditse ukashyira mu nyuguti nini, ugakoresha amabara atandukanye na fonti zitandukanye. Yego, ni ibintu byoroshye cyane. Noneho ikindi cy'ingenzi nakwereka ahangaha ni uburyo ugenda ushyiramo utundi tuntu dutuma website iba nziza. Ibintu bitandukanye urabisanga hano ibumoso kuri tuno turongo dutambitse ahitwa kuri menu. Nuhaza urahabona ibintu bitandukanye. Hano hambere handitse post, ni ukwandika post nshyashya. Hano handitse stats, ni ukureba umubare w'abasuye website yawe. Yego, stats cyangwa status. Comment ni abatanze comment kuri website yawe. Earnings ni uburyo website yawe yagiye yinjiza mu gihe website yawe wayubatse igakura, hanyuma yabisurwa cyane ukayikonegita na Google AdSense, ushobora kwinjiza amafaranga ubibonera hano. Ikindi ni page naho ni uburyo bwo gukora amapaje atandukanye y'ino website yawe. Ushobora kurema amapaje ukajya uyakora unyuze hano handitse page. Hano layout ni uburyo uhitamo website yawe setting zigomba kuba ziyigize, ukavuga uti hejuru hagomba kuba hari ibi, hagati hari ibi ngibi, ndetse hari n'ibyo uba ushobora gukuramo. Yego, wenda nkaha kuri profile ushatse ushobora guhisha kugira ngo profile yawe nigaragare. Hano handitse page list, aho ugashyiraho amapaje, amahead. Ibi byose ni ibintu ukorera hano handitse layout. Ubwo layout ni uburyo bwo gukora uko format ya website yawe izaza imeze. Noneho theme iguha noneho format ziteguye z'uburyo iyo website yawe ishobora kuza imeze. Wenda nkatwe ushobora guhitamo iyi theme imeze uku, twarangiza tugakora apply. Bivuze ngo website yacu iraza imeze nk'uko iyi ngiyi imeze. Noneho kamwereke n'akandi k'ingenzi. Hano setting harimo utuntu dutandukanye natwo two gutuma website yawe iba nziza, iri fresh. Ariko nanone sinagenda nakweretse iyi setting y'ingenzi. Hano reka magere kuri website yacu. Yego, blog address urabona yitwa XY-MENYA.blogspot.com. Iyi niyo website yacu, ariko uzi ko website nyinshi ziri professional haba hariho wenda ari XY-MENYA.com, ariko twe hajemo kantu kitwa blogspot. Bisobanuye ko iyi website yacu ntabwo ari website yuzuye, ahubwo ni sub website, kuko iri zina ryitwa subdomain. Bivuze ngo website yacu kuba ikoresha izina rituzuye ntabwo ari website yuzuye 100%. Rero kugira ngo ugire website iri fresh bisaba ko ukoresha website yuzuye imeze neza 100%. None ni gute wabikora rero website yawe wenda ikitwa XY-MENYA.com? Uza hano handitse custom domain, hanyuma ugashyiramo domain uba waguze. Ubwo ugomba kugura domain yitwa XY-MENYA.com, warangiza ukaza ukayishyiramo.
ariko ntayo twaguze. None twayibona gute rero? Kugira ngo uyigure rero ukoresha imbuga baguriraho ama website, ariko ukeneye kugura domain, wamaze gukora website neza ukaba ushaka kugura domain ifite .com, ukaza ukayiterekamo hano, unyandikire kuri nomero ndi butange muri comment no muri description, aho hose byagenda neza cyane rwose. Hanyuma nkagufasha kugura domain, ariko ushaka kuyikoresha ari subdomain wabirekera uko nguko. Aka niko kantu k'ingenzi nabonaga nabwo ntagenda nakweretse hano muri setting. Ikindi ibindi byo ni ibisanzwe. Noneho tugiye kwandika wenda post imwe dushyiramo imeze neza cyane. Wenda title reka nandike ngo uko wakora ubucuruzi. Tugiye kwandika inkuru yigisha uko umuntu yakora ubucuruzi, tuyishyire kuri no website. Ubwo dushobora kwizera hano muri ChatGPT cyangwa tugakoresha Copilot. Iyi ni AI ikora nka ChatGPT, hanyuma tukayibwira ikandika story. Tugiye kuyibwira ngo andika inkuru ivuga uko wakora ubucuruzi. Urabona ko rwose baduhaye inkuru, sindanayisoma, ariko icyo shaka nuko rwose nishyira kuri website nubwo ntamenya ibiyikubiyemo. Uraza ugahita copy. Urabona ko inkuru yacu rwose twamaze kuyishyira kuri website. Reka nisome inkuru uko wakora ubucuruzi. Hari umugabo witwaga Kamanzi wari utuye mu mudugudu w'Itumba. Yari afite inzozi zo kugira ubucuruzi bwe, ariko nazi neza aho yahera. Umunsi umwe yicaye ibi n'ibiki gukora mu bucuruzi ubumenyi urabona ni ibintu byinshi. Ibi tudashaka reka tubisibe, hanyuma nkwereka utuntu tw'ubwenge mu gukora iyi nkuru yawe washyize kuri iyi website. Yego, aha ushobora kuza ibi ngibi ugakoresha font yihariye, ikindi ukongera ubunini bw'iri jambo, ndetse ukaba washyira no mu mabara atandukanye. Urabona ko ibi biri mu mabara atandukanye, n'ibi ngibi rwose ushatse ubishyira mu mabara atsindagiye, ukagenda udizayininga ukurikije uburyo wifuza iyi story yawe igomba kuba igaragara. Urabona ko rwose website yacu iri clear cyane. Then warangiza ugahita ukora publish cyangwa confirm. Noneho reka dusure ya website yacu. Uraza hariya utujya hano nditse view blog. Dore ya website yacu ni uko nguko imeze. Reka turebe ya nkuru twanditse, ni ivuga ngo uko wakora ubucuruzi. Dore ngiye rwose, uri kuyibona imeze fresh. Reka dusoreze video yacu hano. Ndakeka ko ubumenyi bw'ibanze bw'uko wakora website ukoresheje blogger nabukweretse. Andi masomo
ajyanye n'imbuga nkoranyambaga, interineti, digital, ibintu nk'ibyo tuzakomeza kubyigira kuri no chaîne ya YouTube yitwa XY-MENYA. Wari kumwe nanjye Dieudonné, ukomeze kugira ibihe byiza.